Muraho neza ndabasuhuje mwese abakurikiye Frabani Official TV. Mbahaye ikaze nanone mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho dukomeje kuganira kuri iki gitabo. Iki ni igitabo cyiza cyane kitubwira imitandukanire y'umugabo n'umugore. Ni igitabo cyiza ku bashakanye, ni igitabo cyiza ku mugabo n'umugore bari mu rukundo, bari mu rugo. Ni byiza cyane ko hari byinshi tugenda dusobanukirwa ahangaha muri kino gitabo bitewe n'uko umugabo n'umugore dutandukanye. Ndabashimira rero mwese mukomeje kudutega amatwi, mwese mukomeje guha agaciro ibiganiro byacu. Imana ibaho umugisha, ndabakunda cyane. Rero ikaze nanone mu nyigisho turi gusanga muri kino gitabo. Igitabo cyanditse mu rurimi rutari rwacu, rutari Ikinyarwanda, ariko tugerageza kubiganiraho mu Kinyarwanda bike nabashije gusoma. Nibyo mbasangiza mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Ndabashimiye rero abakomeje kunyandikira no kumvugisha mukampa ibitekerezo bitandukanye, mukampa n'ubuhamya butandukanye mu byo mwahuye nabyo cyangwa se mu byo mujya mubona mugahura nabyo mu buzima busanzwe, ariko ntimumenye ko ari ibintu bisanzwe bishobora kuboneka n'ahandi. Hari igihe umuntu ashobora kugira ikibazo mu rugo cyangwa mu rukundo akagira ngo niwe wenyine, ariko hari ibintu dusanga biri rusange. Hari ushobora kugira ugasanga n'ibyawe wenyine bihariye cyangwa se ugasanga biri rusange. Rero nta kidasanzwe, ibintu ni rusange mu bantu. Ibintu ni rusange mu bantu. Ushobora gusanga wenda umugore wakunda iki cyangwa umugabo wakunda iki ukagira ngo ni wowe wenyine, ariko si wenyine. Turi kuganira ku bintu biri rusange abagore benshi bashobora guhuriraho cyangwa se abagabo benshi bashobora guhuriraho. Rero ni byiza ko dukomeza gufatanya kuganira kugira ngo dukangure intekerezo zacu mu mibanire, cyangwa se dukangure ibitekerezo byacu uko tubana n'abo tubana cyangwa se n'abo dukunda nabo. Ibi byose turi kubiganira kugira ngo abagabo n'abagore bubatse twe kubana nk'aho dufashwe n'isezerano gusa cyangwa nk'aho dufashwe n'inshingano z'urugo gusa, ahubwo dukomeze tunabane dukundanye, tubane dufite umunezero. Sibyo, tubane dufite umunezero ushyitse kandi umunezero wuzuye, kuko birashoboka. Rero ubushize twaganiriye ukuntu abagabo, uyu mwanditsi w'iki gitabo yabagereranije na elastique. Avuga ko abagabo bajya bagira igihe cyo kujya kure bakanagaruka vuba, nk'uko elastique uyikurura ikongera ikagaruka ifite imbaraga nyinshi. Nanone agereranya abagore nk'umuraba, ko umugore agira ibihe byo kuba mu ndiba y'umuraba no kuba ku gasongero k'umuraba. Rero umugabo cyangwa se umugabo cyangwa umugore, umuntu wese waremwe ufite amarangamutima akora, abasha kugera igihe amarangamutima ye ashobora kuba mu buryo cyangwa mbese amarangamutima yacu hari igihe ahinduka bitewe. Hari igihe rero mbese hari igihe kigera kumva wuzuye urukundo rwinshi, hakaba n'ikindi kigera ukumva ukeneye urukundo, ukumva usa nkaho nta ruhari, ukumva urukeneye. Hakaba n'ikindi gihe wumva urukundo rukugose, kumva urukundo rurakuzengurutse, kumva uraryohewe n'ubuzima, kumva uraryohewe no gukorera urugo rwawe, kumva uraryohewe no kuba wakorera umugabo wawe ikintu cyose, cyangwa kumva uryohewe no kuba wagukorera umugore wawe ikintu cyiza icyo ari cyo cyose. Rero ibihe birasimburana. Ubushize twarabonye ko nk'uko hava izuba igihe kikagira hakaza umwijima, tugacanirwa n'ukwezi. Ikindi gihe kikagera mu kirere ukabona hari umucyo, ubundi ikindi gihe kikagera mu kirere ukabona hari imvura. Ibi niko ibihe bihinduka, hakabaho ibihe bitandukanye mu kirere cyangwa se ku isi. Rero no mu rukundo no mu marangamutima bibaho, ibihe biratandukana kandi bigasimburana. Ni byiza rero buriya kenshi nk'iyo imvura iguye ab'imvura ibangamira bifuza ko imvura itatinda. N'iyo izuba rivuye ab'izuba ryabangamiye bifuza ko izuba ritatinda. Rero nuko ibihe bimera, nuko ibihe bigenda. No mu rukundo rero kubona umuntu ababaye cyangwa se arakaye cyangwa acecetse hari igihe bitaryoha, ukifuza ko wa muntu aba wa wundi wuzuye urukundo, wuzuye ubwiza, wuzuye ubwuzu, kugira ngo ubuzima bukomezanye buryoshye. Hari igihe rero mu rugo usanga ibintu umurongo utagororotse, usanga arimo umugabo muri kuganira mutera story, ikindi ugasanga umugabo yagucecekanye. Ubu turi gusobanukirwa n'ibintu bimwe na bimwe, rimwe rimwe tutari tuzi impamvu abagabo bagira igihe cyo guceceka cyane. Usanga umugore rimwe na rimwe arishimye, ubundi ugasanga arijimye. Ese biba byagenze gute? Ibyo rero nibyo turi kuganiraho ngo turebe ibisa nkaho biri rusange mu bantu, cyangwa se biri rusange ku bagore cyangwa se rusange ku bagabo. Rero ubushize tuganira ko umugore agira igihe cyo kuba mu ndiba y'umuraba no ku gasongero k'umuraba. Reka turebe bimwe bishobora kukwereka ko umugore ari ku ndiba y'umuraba cyangwa se yagiye hasi mu marangamutima.
dore rero ibyo umugore uri ku ndiba y'umuraba avuga cyangwa se ashaka gusaba gusohora mu kanwa ke, ibi bizarangira ryari? Ibi ndabihazi. Ntabwo urumva nk'umugore kubaza nk'ibibazo ibi n'ibi bizarangira ryari, ibi n'ibi ndabihazi. Niko uhora uvuga, umugabo yamuha igisubizo cy'ikintu runaka akamubwira ati niko uhora uvuga, niko uhora ibyo bintu bivuga, ndabihaze, niko uhora uvuga, sinshaka kuzongera kubyumva, sinshaka kongera kumva ibi. Ugasanga arimo arabwiza abana wenda imvugo runaka, sinshaka kongera kumva ibi n'ibi. Ugasanga hari imvugo mbese zitaryoshye ziri mu kanwa ke. Kuki duhora mu bibazo nk'ibi? Ugasanga icyo kibazo umugore arakibaza kandi akagisohora no mu kanwa ke. Kuki duhora mu bibazo nk'ibi? Ninjye ukora byose, simbyumva, ninjye ukora ibi n'ibi n'ibi, ninjye uvunika, ibi n'ibi simbyumva. Akabwira umugabo tugomba kugira gutya na gutya, ugomba gukora ibi. Ugasanga umugore uri ku ndiba ari gukoresha nk'imvugo ngo ugomba kugira, agashaka nko gukoresha imvugo itegeka umugabo cyangwa se imvugo itegeka. Ni gute wakwibagirwa ibi n'ibi n'ibi n'ibi? Ugasanga wenda umugabo hari ikintu mwavuganye ejo ugasanga umugore ari gukoresha bene izo mvugo. Ni gute wakwibagirwa iki n'iki? Ni gute wakwibagirwa ko nakubwiye ko nkeneye iki n'iki? Ni gute wibagirwa ko ibi n'ibi n'ibi? Ni gute wibagirwa ko ugasanga iyo mvugo iri mu kanwa k'umugore kenshi. Nta kindi nabasha gukora, ndananiwe, ndavunika bihagije, nakoze bihagije, mbese akumva afite mu kanwa imvugo zimeze nk'izo. Ubwo ni urugero, ubwo nawe uratwandikira utubwire iyo uri ku ndiba wowe ukoresha imvugo zimeze gute, amagambo akunda kugaruka kenshi muri wowe ni ayahe iyo bimeze gutya. Ibibazo biba byerekeye ku mubano afitanye n'umugabo, ariko akenshi biva ahahise, biva mu kahise kabo cyangwa se muri situation ishobora kuba yarageze mu gihe cyashize, mu bwana bwe ibitarakemutse kera byose biragaruka. Ibi n'ibi n'ibi bizagiza ryari, gutya na gutya ibi n'ibi. Ugasanga noneho se afashe ibibazo biri aho mu nzu iwe gusa cyangwa mu rugo rwe gusa, afashe n'ibyakera no mu bwana byose arabikuruye, atari ko bizarangira ryari, bizagiza hehe? Umugore rero ukomeye wubakitse kandi uhorana intsinzi, nawe akenera kujya ku ndiba y'umuraba. Umugore ujya ku kazi ahura na stress, akenera kujya ku ndiba y'umuraba cyane kurusha utajyayo. Niyo ngo umugore urokipe, umugore ufite ibyo akora, akenera kujya ku ndiba y'umuraba kurusha wa mugore utagira ikintu akora. Umugore usoma kenshi ibitabo, akoresha ubwenge bwe cyangwa se umugore ukoresha umutwe cyangwa ukoresha ubwenge akenera kujya ku ndiba y'umuraba kurusha udakoresha ubwenge cyane. Nimba sinzi urugero ndi butange, umuntu ufite icyo akora, umuntu ufite ikintu gituma ubwonko bwe bukora cyangwa se intekerezo ze zikora, akenera kujya ku ndiba kurusha wa muntu utagira ikintu akora cyangwa se wa muntu uba wibereye aho ngaho. Umugore ufite ubushobozi bwo kuva mu ndiba y'umuraba akongera akazamuka. Umugore afite ubwo bushobozi, umugore afite ubushobozi bwo kujya mu ndiba y'umuraba no kongera akazamuka iyo aherekejwe, akerekwa urukundo, yongera kugaruka mu bihe byiza. Ubu ni umugisha ku mubano urimo urukundo. Umugore agiye ku ndiba y'umuraba cyangwa se umugore utari mu bihe byiza, wagaruka vuba kandi akenera kwerekwa urukundo. Tuvuge wenda niba wagize nk'ikibazo uri umugore ukaba wumva utishimye, ukaba wumva utari mu bihe byiza, umugore akaba yaza akakubaza sheri umeze ute, sheri ko mbona utameze neza, sheri ko mbona gutya na gutya. Wenda ashobora gukoresha iryo jambo sheri cyangwa agakoresha hani cyangwa agakoresha sweet, ubwo biterwa n'amagambo mukoresha iwanyu simbizi. Ariko iyo uri mu gihe cyo kuba utameze neza uri umugore, umugabo cyangwa se umukunzi wawe akaba yaza akakubaza mukunzi wanjye witi, umukunzi wanjye ko ndi utameze neza, hari igihe n'umugore ahita aseka akatayibagirwa n'ibyo yari mubabaje, ugahita uvayo cyane mu ndiba y'umuraba ukumva nta mpamvu yo kuhatinda. Rero iyo umugore agiye mu ndiba y'umuraba adafite umuntu umwitaho hafi ngo amubaze cyangwa ase nk'umukangura nk'umugarura, umugore ashobora gutindayo. Ariko iyo wagiye mu ndiba y'umuraba ukabona umuntu ukwereka urukundo hafi yawe, ugaruka vuba byoroheje, ugaruka vuba byihuse. Urukundo rw'umugabo rero ntirwahita rukemura ibibazo byose umugore afite, no kugira amafaranga menshi ntibyabikemura, ariko rwatanga umutekano ufasha umugore kugera ku ndiba y'umuraba kugira ngo aze guhita agaruka. Iyo ari muri ibyo bihe bibi, umugore atekereza ibyo abura, iyo agarutse mu byishimo atekereza ibyo afite.
rero ahangaha kujya ku ndiba y'umuraba cyangwa se kuba ku ndiba y'umuraba cyangwa se kuba ku gasongero k'umuraba, akenshi umugore akunze kubifashwamo n'umuntu bari kumwe cyangwa se umugabo we, hari igihe amugarura vuba, hari igihe ugize amahirwe umugabo wabona ko utameze neza akaba yagufasha kugaruka, ariko hari n'igihe umugabo atabyitaho cyangwa ntabimenye, wowe wenyine ukifasha kugaruka, bitewe n'uko akenshi burya twebwe abadamu gusoma ibitabo byerekanye n'amarangamutima cyangwa se imibanire cyangwa se ubuzima muri rusange turabikunda. Hari igihe rero ufite ubumenyi runaka bwo uti ngewe iyo nagiye muri we muraba wenda mvuga nabi, sintanga urukundo haba ku bana banjye no ku mugabo wanjye, wowe ukabimenya waba utari mu bihe byiza mvuga utameze neza ukigarura vuba, ushavuga se nigarura gute, nava mu ndiba y'umuraba gute, hahandi ndi gutekereza ibitagenda neza nabigenza ne. Rero iyo uri umukristo ushaka gusenga, iyo uri umukristo ushaka gusenga, ushaka kuba ukunda gusenga, gusoma ugafata ibitabo ugasoma, ushaka kuba ukunda kuririmba ugafata indirimbo ukaririmba, ushobora kuba wenda ufite ikindi kigushimisha kitari wenda utari uri kubona hafi ugakora ku bw'igishaka, ushobora kuba wenda nta muntu muri kuvugana hafi ugahita ufata telefone ugahamagara nk'umuntu mukaganira, hari byinshi wakora. Ikindi kintu ushobora kugufasha kudatinda mu ndiba y'umuraba, abadamu ubundi turi abantu bo gutanga ubuzima, turi abantu bo gutanga ubuzima, ni byiza ko twitekerezaho, ni byiza ko tugera igihe cyo kwiyitaho, ariko ni byiza no kuzirikana ko dufite benshi batuvomaho ibyishimo, dufite benshi batuvomaho urukundo, bityo bigatuma tudatinda mu ndiba y'umuraba. Tuvuge wenda urugero, nimba ufite abana, igihe uri mu ndiba y'umuraba, hari igihe n'abana ushobora kubabwira nabi bitari ngombwa, ariko uzirikana ko uri umubyeyi, uzirikana ko uri mama muri urwo rugo, uzirikana ko ari wowe mutima w'urugo, ari wowe ufite gutanga ubuzima ku bantu bari aho ngaho mu rugo. Rero buriya umugore nasanze akaya benshi tubihuriyeho cyangwa se tubyumva kimwe. Hari umwanditsi wanditse ko umugore akora cyangwa se ameze nk'uko umutima w'umuntu akora. Umutima w'umuntu ubundi uhagarara gukora iyo umuntu yapfuye. Kwa muganga njya mbibona, iyo umuganga abwiye mugenzi we ko yenda nta mutima ari kubona cyangwa umutima yawe ubuze, kuko kumubwira ati nko kuvuga mbese mu ijambo rimwe no kuvuga ngo yapfuye, wenda no iryo jambo abaganga badakunda kurikoresha, ariko iyo abwiye mugenzi we ko umutima atawubona, nimba ari gupima umutima cyangwa ibipimo by'umutima akabona umutima atari kuwubona, nyine ni nko kuvuga ngo umuntu yapfuye umutima wahagaze. Rero umwanditsi cyangwa umushakashatsi wavuze ko umugore ari umutima w'urugo, buriya yavuze ukuri. Tuzabigarukaho, icyo kiganiro tuzagifatira umwanya kuvuga ko umugore ari umutima w'urugo. Ni ibintu byinshi, ni ibintu bigari. Rero iyo uri umugore uri umutima w'urugo, ni wowe ubasha gutanga ubuzima. Umutima, burya umutima w'umuntu, ku bantu bize biology barabizi neza kundusha, umutima ufite ubushobozi bwo kwakira amaraso mabi yatembereye mu mubiri, kandi ufite n'ubushobozi bwo gusohora amaraso meza kugira ngo yongere atembere mu mubiri. Rero umugore usanga ari nk'uko kuntu ameze. Umugore ashobora kwakira ibibi bishobora kuzenguruka mu rugo, ukabibika mu mutima, warangiza ukanabingura ukabigira byiza, wowe ugasohora ibyiza. Umugore hari igihe rero yakira ibintu bitandukanye, ariko we kubera uburyo ameze n'ukuntu aremwe n'inshingano Imana yamuhaye n'ubushobozi Imana yashyize muri we, umugore ashobora gusohora ibyiza. Rero umutima ni ukumera, ushobora kwakira amaraso yatembereye mu mubiri akaza ari amaraso mabi, umutima ukayungurura ya maraso, amaraso nanone akugira agasohoka mu mutima ari amaraso meza ari mazima. Ibyo ngibyo umugore afitiye ubushobozi. Ushobora kwakira ikibi runaka, ushobora kwakira ikintu kikakubabaza, umwana yakubabaza cyangwa umugabo cyangwa umuturanyi cyangwa undi muntu, ariko we ntabwo wemerewe kubabaza undi muntu. Muri we hagiye hasohokamo ibyiza, ahubwo bitanga ubuzima. Rero hari abadamu batimenya ko bafite akazi cyangwa umumaro nk'uw'umutima, akaba yakwakira ibibi nawe agasohora ibibi. Oya, ahubwo mu mugore Imana yashizemo ubushobozi bwo kuba wakwakira wenda ibitaryoshye ariko ugasohora ibiryoshye. Rero birashoboka, tuzabiganiraho ubutaha. Abagore ntimundebe nabi cyangwa munyumve nabi, tuzabiganiraho byimbitse ukuntu turi abantu bakomeye, dushaka gutanga ubuzima, dushaka gutanga ibyiza. Rero murakoze cyane, reka nsoreze ahangaha. Ninibagirwa muzanyibutsa ko icyitwa umutima w'urugo tuzongera tukakiganiraho, tukakigarukaho, tukareba impamvu Abanyarwanda bakunda gukoresha iryo jambo cyangwa barikoreshaga kera ngo umugore ni umutima w'urugo. Umutima rero ukora ibintu byinshi kandi byiza ku mubiri, n'umugore akora ibintu byinshi kandi byiza mu rugo rwe. Murakoze cyane, ndabashimiye abagore mudukurikiye, ndabifuriza kuba abamutima w'urugo beza. Namwe abagabo badukurikiye, ndabasaba kumva cyangwa se ndabifuriza kugerageza kumva amarangamutima y'abagore banyu igihe bibaye ngombwa, igihe babikeneye. Murakoze cyane rero, ndabashimiye. Dusoreje ahangaha. Muri make, abagabo bameze nka elastique, abagore bameze nk'umuraba, ariko muri ibyo bihe byaba iby'umuraba byaba ibya elastique, dukeneye
kubimenya, dukeneye gufashanya muri ibyo bihe kugira ngo tugaruke kuko ibihe bidahora birambuye. Rero murakoze cyane, reka tube dusoreje aha ngaha, tuzakomeza ubutaha. Imana ibahe umugisha aho muri hose, mukomeze kugubwa neza. Mwari muri kumwe na mwarimu Flavia. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.